Nimukomere bana b'Imana, dore amasomo tugiye kuzirikanaho none kuwa kabiri w'icyumweru cya 31 tariki 3 Ugushyingo 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu ibara Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 2 umurongo wa 5 kugeza kwa 11. Bavandimwe, nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Kristo Yezu ubwe. Nubwo yari afite imimerere imwe n'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusa yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu, bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 22. Yezu Kristo niwe Nyagasani, nibihesha Imana se ikuzo. Ivanjili yanditswe na Luka, umutwe wa 14, umurongo wa 15 kugeza ku 24. Muri icyo gihe Yezu yari ku meza mu nzu y'umwe mu batware b'Abafarizayi. Umwe mu bo basangiraga ngo yumva amagambo ya Yezu, aramubwira ati, hahirwa uzemererwa gufungurira mu ngoma y'Imana. Nuko aramusubiza ati, umuntu yateguye ibirori bikomeye, maze atumira abantu benshi ngo basangire. Igihe cyo gufungura kigeze, yohereza umugaragu we kubwira abatumiwe ngo nimuze, byose byatunganye. Nuko bose batangira gushaka impamvu zo kubyangira. Uwa mbere aramubwira ati, naguze umurima ngomba kujya kuwureba, umbabarire ntundenganye. Undi nawe ati, naguze iyi masa 10 yo guhingisha, ubu ngiye kubigerageza, umbabarire ntundenganye. Naho undi ati, narongoye none simbonye ukonza. Umugaragu agarutse abitekereza shebuja. Nyirurugo arabisha, abwira umugaragu we ati, ihute ujye mu materaniro no mu mayira y'umujyi, maze uzane abakene, ibirema, impumyi n'abacumbagira. Umugaragu agaruka avuga ati, shobuja, ibyo wategetse nabirangije, ariko haracyabura umwanya. Nyirurugo abwira umugaragu we ati, ongera ujye mu mayira yo mu cyaro no mu mihora, maze uhate abantu baze mu nzu yanjye bayuzure. Koko mbibabwire, nta numwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, ntimugasuzugure Imana. Muri aya masomo turazirikana ku mpamvu za nyirarureshwa zituma dutenguha Imana, tukayisuzugura kubera inzitwazo zacu. Ikizakubwira cyane umuhemu ni ukwisobanura cyane, gutanya impamvu z'amahugu. Akenshi uwo ngo ni ukumwitondera, abafite ibindi bibi ashaka guhishira. Akaba umwana babaje impamvu yamennye uruguma mugenzi we ati, umva, nateye ingumi mu kirere imugwaho. Ese ngewe iyo nakoze nabi, harubwo nca bugufi nkemera ikosa ngasaba n'imbabazi, cyangwa mperera mu kwisobanura no gutanya impamvu zidafatika? Guca bugufi nibyo byananiye shitani n'abandi birasi bamukurikiza. Gusuzugura, gutumvira ni ingeso mbi yirukana Imana vuba mu byacu. Urugero rwo kumvira nyakuri buri gihe turufatira kuri Yezu Kristo. Ni Yezu gusa washobora kugira impamvu yo gusuzugura. Ibaze nawe uri nk'umwana wa perezida w'igihugu, ukaba wajya ku muhanda ukambara nk'urukoti rudaheruka amazi, ukiri gusabiriza ngo natanu ndayemera, abahisi n'abagenzi bakakunyega, abandi bakagukubita ku ntoki, abandi bakagushinyagurira, imvura n'ivumbi bikakunobagura, ariko ukahaguma mpaka uzabona amafaranga uzafashisha abana b'imfubyi. Ese wabyemera? Yezu umwana w'Imana, Imana nyakuri, yashoboraga kwanga kumvira se, ntiyemere kumanuka ku isi, kuvundagurika mu bisebo, ariko nta mpamvu yigeze atanga. Tekereza nawe kuva ku Mana ukagera ku muntu. Iyo ntera iri hagati y'Imana n'umuntu ni ndende cyane pe. Muri iki gisingizo cyo kwiyoroshya cya Kristo, humilité, Paulo aradushishikariza kumukurikiza mu kumvira. Ati, nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Kristo ubwe. Nubwo yari afite imimerere imwe n'Imana, ntiyagundiye kureshya nayo, yihinduye ubusa. Yezu rero mu kutagundira icyubahiro, natwe araduha urugero rwiza rwo kudasuzugura Imana. Muri iyi Ivanjili turumva abantu batumirwa mu bukwe, ubukwe bw'Imana. Ubukwe bushushanya Ukaristiya dusangira, igitambo cya misa, nk'ibirori byo gusangira bibumburira ibirori byo mu ijuru tuzagira hamwe n'Imana. Ariko ikibabaje, abatumirwa batanga impamvu za nyirarureshwa zibabuza kwitabira ubutumire, zibabuza kuza ku meza ya Nyagasani. Izo mpamvu zishingiye ku irari ry'ibintu n'abantu.
simbonetse naguze umurima ngomba kujya kuwureba, naguze imasa 10 byo guhingisha ubu ngiye kubigerageza, narongoye none simbonye ukonza. Ye baba we, imirima, amatungo, abagore, abagabo, abasore n'inkumi, nguko kugundira iby'isi, ibintu n'abantu bikazatubuza ijuru, tukararikira imitungo n'iraha ry'isi, ariko Imana tukayegezayo tukayikura mu byacu. Birababaje. Tekereza nawe umuntu akoze umunsi mukuru yikokoye akabaga inka ye yarasigaranye ngo ashobore kubazimanira mwishime munezerwe, mwarangiza mwese ntimuze. Ese ibyo biryo yabimena? Yashobora se kubyirira wenyine? Nguko kubarisha nabi nyir'ubukwe Imana. Bishushanya umuryango w'Imana w'Abayisiraheli watowe n'Imana ugatumirwa bakanga kwakira Yezu. Ariko indaya, abasoresha, abanyamahanga, abanyabyaha bakemera kwisubiraho bakakira umukiro. Nguko uko abakire b'igisi batabura impamvu zo gutenguha, bagakomeza gushaka impamvu zo gukomeza kunyungutira ku cyubahiro cyabo, naho iby'Imana bakabyihunza, bagapinga kiliziya, bagapinga iby'Imana. Ese nanjye nk'umukristo ko ndi mu batumirwa, nta mpamvu nyabonera Imana zimbuza kuyigana no gusangira nayo? Wasanga impamvu nanjye mp'Imana zishingiye ku irari ry'ibintu n'abantu, irari ry'umubiri. Umuhanga aravuze ati l'homme se mesure à partir de la gestion de ses temps libres. Uzisuzume uzamenya ubunyangamugayo bwawe neza bitewe n'uko ucunga igihe cyawe uri wenyine, ibyo ukora mu gihe ntawe ukureba, ntawe ukugenga. Nukamera nk'awa musore uvuga uti ko uyu mukobwa aje kunsura iwacu badahari, mureke agenderaho, uyu si warubaye umwanya mwiza atarancika. Cyangwa wa mugore ugira uti ko umugabo wanjye adahari kandi hari umugabo umaze iminsi antesha umutwe, ubu uyu si warubaye umwanya mwiza, ko nigiriye muri misiyo hanze nkaba mpahuriye n'umugore nawe mbona ari gushaka kunyikururaho, ubu mwanya suyu hari ubwo umugore wanjye azabimenya? Ko banyohereje mu cyumba cyuzuye amafaranga ngo nkirinde kandi bose ntazi umubare warimo, ubu se uwashikuzamo urufatika ruzamubeshaho igihe kirekire, hari andi mahirwe nk'aya nzongera kubona mu buzima? Babyeyi, muribuka mu byanditswe bitagatifu ukuntu Sawuli yahigaga Dawudi ngo amwice, ariko Dawudi nawe akaza kugira umwanya afite Sawuli mu biganza bye, ndetse n'ingabo za Dawudi zikamushikariza guhita afatiraho akica Sawuli wamuhigaga ngo abonye umwanya mwiza, amahirwe. Ariko Dawudi watinyaga gukora sakirirego ayo mahirwe y'uburozi akayigomwa, ati sinshobora kwica uwo Nyagasani yasize amavuta. Bavandimwe, nguko uko bamwe babyaza umusaruro amahirwe babonye, bamwe bakagira nabi, abandi nabo bayakoresheje neza bikabaviramo ingororano y'ijuru. Muzitonde, hari abantu bamwe badacumura bitewe nuko babuze umwanya, manque d'occasion de péché, nuko bagahora bashakisha aho bakura umwanya, bagahora bicuza iyo batakoze. Kuki uriya yancitse ntamuciye? Ye baba we. Ariko hari n'abandi beza babona occasion, bakafite uburyo bwinshi bacumuramo bisanzuye, ariko bagakomeza kurwana ntibahemuke. Muvandimwe, nugeraho rukomeye ukabona imbere yawe harunze imitego yo gucumura myinshi, nuzaba ugifite roho nzima, ujye ubaza Yezu we twafatiraho urugero uti Yezu ari wowe wabigenza ute? Yezu ko ndi imfubyi n'umukene kandi hari umukire ushaka kumpa akazi ngo anyigaruriye mu ngeso mbi z'urukozasoni, Yezu ari wowe wabigenza ute? Yezu ko twagusabye umwana mu rugo rwacu none imyaka ibaye myinshi batuvugiraho twarasebye pe, Yezu ari wowe wabigenza ute? Ko mfite inzu yanjye ndisanzuye ntawe nduzi, uwo twashakanye ntawe uhari, ese ko mfite occasion zatuma muca inyuma, Yezu ari wowe wabigenza ute? Mukristo, nguko kwishinganisha muri Yezu. Mukristo, nta mpamvu ufite ituma utagihaga umubiri wa Kristo, ituma utagisengana n'abandi, utakijya muri korari, utagikora inama y'urugo, utagihura n'abandi, ngo uriya muyobozi muri kiliziya yarampemukiye, sinshaka kuzongera guhazwa n'abandi gusebya Yezu, sinshaka kuzongera kwinjira mu kiliziya ngo duhahurire nawe. Mubyeyi, iyo ni shitani ndakurahiye. Izo ni za nzitwazo za sekibi zo gusuzugura no gutenguha Imana. Ihutire kubaza Yezu uti ari wowe Yezu wabigenza ute? Ese Yezu zo mpamvu yazemera nawe? Yandirimbo igira iti mbese mugenzi we, mbese uzabazwa iki ko waretse umurimo wawe? Yezu arakugira inama, garuka mu mwanya wawe. Wari umurejiyo, wayoboraga ingo z'umubyeyi, wari umuririmbyi, wari inkoramutima, wari umukarisimatike, warasenga ugasabira abarwayi, none warabiretse ukarundanya impamvu z'amahugu zishingiye ku irari ry'ibintu n'abantu, ugashaka ibintu n'abantu ariko ukabura Imana. Ntukabona impamvu yo kudasenga, ntukaburira Imana umwanya. Garuka mu mwanya wawe mwiza hamwe n'Imana. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diocese ya Cyangugu. Yesu